Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ibuka gukora subscribe, comment, share kandi ntiwibagirwe gukanda ukazogera kugira amakuru tubagezaho buri munsi ajya kugeraho 5/5. Ikaze ku makuru agezweho y'iri joro. Ku masaha agana ku mugoroba niho twamenye inkuru y'uko abakinnyi ba Rwanda Women Football Club bakubiswe n'inkuba ubwo bari mu myitozo kuri Stade ya Gicumbi. Nk'uko tubikesha abaturage begereye kuri Stade ya Gicumbi, baratubwira ko mu gihe akavura kabaga ari gake abakinnyi bari mu myitozo bagiye kumva urusaku rw'inkuba ariko bakumva ko igeze hasi, bityo bose bahinze umushitsi buri wese akabaza mugenzi we niba nta muntu ikubise. Niho haje kumenyekana amakuru ko abakinnyi bari kuri Stade ya Gicumbi inkuba bose yabakubise yabararitse yabashize hasi. Hahise hitabazwa ambulance yo ku bitaro bya Gicumbi ari naho ubu bagwariye. Gusa bamwe muri bo bararembye cyane bikabije ku buryo bashobora no kuhaburira ubuzima, kuko n'abaganga benshi bahungabanye cyane, bakaba ari cyo kibazo kibaraje ishinga ngo barebe ko bamwe bazanzamuka ariko abandi bo bashobora koherezwa mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK. Ubuyobozi bw'iyi kipe burahangayitse cyane kuko ibi bibaye mu gihe shampiyona y'icyiciro cy'abagore yari ikomeje, bafite imikino myinshi. Ibi bishobora kuzabakoma mu nkokora bikaba byabatera gutsindwa by'umusubirizo kubera iki kibazo cyabaye. Ariko nk'uko babivuga ibyo gutsindwa n'ibindi ntibibahangayikishije, ahubwo barasaba Imana rurema ko bagira amahirwe abakinnyi babo bakarokoka bose ntihagire uhasiga ubuzima, kuko aribyo byabibabaje kuruta ibindi byose byaba kuri ekipe. Ubu ababyeyi ndetse n'abavandimwe b'abakinnyi bakubiswe n'inkuba ubwo bari kuri Stade niho batangiye kugera ku bitaro baza kureba ibyabaye ku bana babo. Nabo barahangayitse nk'uko ubuyobozi buhangayitse. Ibi n'ubundi bikaba byari biherutse kuba ku itariki ya 2 Mutarama uyu mwaka, ubwo n'ubundi inkuba yakubitaga umwana wo mu kigero cy'imyaka 10 ikamuhitana. Ubwo uyu mwana yari ari kumwe n'ababyeyi be mu murima bari gusarura ibishyimbo. Abantu bari aho byabereye mu murenge wa Rushaki, akagari ka Gitega, mu mudugudu wa Rubyino, bavuga ko uyu mwana yakubiswe n'inkuba nyuma y'imvura itari nyinshi yari iri kugwa muri aka gace. Ibi nabyo bikaba bihura n'uko uyu munsi naho yakubise abo bakinnyi mu gihe nta mvura nyinshi yari ihari. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi w'agateganyo Uwera Parfait avuga ko ibi ari akaga rwose gakomeje kugwira akarere abereye umuyobozi, ko ibi bundi mu bindi bihe bisanzwe bitakundaga kuba muri aka karere. Yagize ati "Turihanganisha abagize ibyago, abaturage bamenye ko igihe cy'imvura iri kugwa bagomba kugama amatungo yabo bakayacyura, bakirinda kwegera amadirishya n'inzugi ndetse bagacomokora ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi kuko byatuma inkuba zibakubita ubuzima bwabo bukajya mu kaga." Abaturage n'ubundi bakomeza kuvuga ko iyi mvura yatangiye kugwa mu mpera z'umwaka washize 2023 ikomeje kumvikanamo inkuba ziteza ibyago n'ibihombo ku baturage. Mu Kuboza 2022 nabwo inkuba yakubise amatungo y'umuturage mu murenge wa Ruvuno, yica ihene 7 ndetse n'inka imwe. Nubwo bamwe mu baturage iyo babonye umuntu wishwe n'inkuba bakunda kuvuga ko ari amarozi, abandi bati ni karande, gusa birasanzwe birazwi ko inkuba ishobora kugira ibyo yica n'ibyo yangiriza mu buzima busanzwe. Icyiza rero ni uko abaturage bakurikiza inama z'abayobozi bagakurikiza n'amabwiriza y'ikigo gishinzwe ibiza mu Rwanda kugira ngo birinde ibyo biza ndetse n'ibyago byabagwirira biturutse ku nkuba.